Merci. Mais si nous n'y croyons pas, on n'aurait pas signé. Et il n'y a pas dans l'histoire une guerre qui se termine sans traité ou sans accord. murakoze iyo hataza kubaho kwizera ntitwari kuba twarasinye kandi mu mateka nta ntambara irangira hatabayeho amasezerano cyangwa ubwumvikane. Ntekereza ko hano wenda bamwe n'abandi batari gusobanukirwa neza uburemere n'urusobe rw'iki kibazo n'ibisubizo dushaka kugishyiraho. Kigikiye ubuhanuzi bwavuzwe mbere na mugenzi wanjye Paluku ubwo kuvuga ko ari ubwa nyuma. Niba tugomba kwibutsa agace k'amateka, muzabona ko u Rwanda mu bihe bitandukanye rwagiye rugira imitwe yitwaje intwaro ifite amazina atandukanye. Twavuga AFDR, twavuga CNDP, twavuga LCD, twavuga M23. M23 bisobanuye ko hari ubushake bwagambiriwe bw'u Rwanda bwo kubaka ubukungu bwarwo bushingiye ku kudaterana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngomba kwibutsa hano ko iyi ari intambara yagiye igaruka rimwe na rimwe kandi tugomba kuvuga ibintu uko byari bimeze. Hariho igihe mu myaka yashize habayeho kwirengagiza bakareka u Rwanda rukubaka ubukungu bwarwo rukanohereza ruswa mu miyoboro yose y'ubucuruzi butemewe bwari mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Ngomba kwibutsa ko Perezida wa Repubulika nyuma gato yo kugera ku nshingano muri Kanama 2019 yabaye umwe mu bagize uruhare mu kunga Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Uganda. Ibi ni ikimenyetso cyo kuvuga ko twe twahisemo amahoro kuva ku munsi wa mbere, ariko iyo hari impamvu zishingiye ku gusahura mukabihatirwa, kuko kuwa 21 Kamena 2021 twarigoma aho umunsi wabanje Perezida wa Repubulika yari yagiye mu Gisenyi mu Rwanda kureba ingaruka z'iruka rya Nyiragongo. Mu by'ukuri rero niba hari imbogamizi dufitanye n'u Rwanda, ni imbogamizi ishingiye ku miterere kamere. Icyakora uyu munsi tugomba kubaka icyitegererezo cy'amahoro n'ubukungu bizafasha koroshya ubuzima bw'abaturage b'ibihugu byombi. Nongera kwibutsa ibyo Perezida wa Repubulika akunda kuvuga ko twe nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Rwanda. Ikibazo cyacu ni ubutegetsi bw'u Rwanda bwo binyuze mu ntambara bukomeza kubaka ubukungu bwarwo ku murongo wacu binyuze mu bwicanyi. None rero Willy Kalengai, ikintu gikwiye kumenyekana nuko mu biganiro byose no mu mishyikirano yose tutigeze twirengagiza ibyo twita imirongo ntarengwa. Umurongo ntarengwa wa mbere, ubusugire bw'ubutaka bwacu. Umurongo ntarengwa wa kabiri, ubusugire bwacu ku mabuye y'agaciro yacu. Natanga urugero rwavuzwe mbere na mugenzi wanjye Paluku ku bijyanye n'umusaruro wa zahabu. Ubusugire bw'ubutaka bwacu, umurongo ntarengwa wa kabiri, ubusugire bwacu ku mabuye y'agaciro yacu. Natanzemo urugero rwatanzwe mbere na mugenzi wanjye Paluku ku bijyanye n'umusaruro wa zahabu. Mu by'ukuri iyi ntambara yongeye kubura kubera iki? Kubera ko nubwo twari twiyemeje amahoro ku mugaragaro, kuko twarigoma, Perezida wa Repubulika yari yiteguye kugirana amasezerano y'ibanze yohereza urujya n'uruza rw'abaturage, ndetse wenda tukajya kure kurushaho, hakabaho amasezerano yemerera sosiyete yacu Sakimana, sosiyete yo mu Rwanda, gutangira kureba uburyo bwo gukorana. Ariko biragaragara ko icyitegererezo cy'umucyo mu mikorere cyangwa transparence atari cyo gihura n'ibyifuzo bya Perezida w'u Rwanda. Niba yaravuye kuri miliyoni 70 z'amadolari akagera kuri miliyari 2 z'amadolari, biragaragara ko Kongo ari nk'inyungu ye bwite. Ariko inyungu dufite muri aya masezerano, mbere na mbere amasezerano ya Washington, ngomba kwibutsa ko ari ugukomeza ibyo twatangiriye i Rwanda bikabangamirwa kwa 15 Ukuboza 2024, kuko Perezida w'u Rwanda ataje. Iyo usomye aya masezerano agaragaza ku mugaragaro impamvu z'amakimbirane, kuko u Rwanda rwari rutarigeze rwemera ko ruri mu ntambara na Kongo. Ariko ubu turabona ko kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasaderi wabo yemeye ko bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi dufite amasezerano ashyira ku murongo ugaragara, harimo n'imirongo ntarengwa ndetse n'inshingano za buri ruhande. Ubu dushaka gusoza intambara imaze imyaka 30.
ntishobora kurangira gusa kuko twe dushaka ko irangira, kuko kubyina ntabwo bisaba abantu babiri. Biragaragara ko imikono yose twashyize ku masezerano n'intambwe zose za diplomasi twateye bibangamira perezida w'u Rwanda. Ikimenyetso ni uko ahora avuga kandi iyo avuze atanga amagambo atakwihanganirwa ku muyobozi w'igihugu. Ibyo bivuze ko ari mu mwanya wo kurakara no kudatuza. Birashoboka ko bizafata igihe, ariko ntekereza ko ingaruka twamushyize imbere zituma uyu munsi abona aho ibikorwa bye bitangira naho birangirira mu gihugu cyacu. Ngomba kwibutsa ko ingamba zacu, kandi Minisitiri w'Intebe ari hano, zishingiye ku ngingo 5. Hari inkingi ya gisirikare, urubuga rwa gisirikare, urwa diplomasi, urw'ubukungu, urw'itangazamakuru ndetse n'inzira z'ubutabera. Ku ruhande rwa gisirikare, ntekereza ko benshi iyo bavuga cyane cyane ku ngabo zacu baba bifitiye amakuru ahagije. Mbere na mbere, ibibazo cyangwa intambwe tumaze gutera mu kubaka ingabo zacu kuva perezida wa Repubulika yafata ubutegetsi ntizari zarigeze zibaho. Mfata urugero, ndi umudepite kuva muri 2012, twavugaga itegeko rigena igenamigambi rya gisirikare, ariko ryemejwe muri 2022, kuko ubu nibura dufite inyandiko y'ingamba idufasha gutera inkunga ingabo uko bikwiye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, u Rwanda ntirwigeze rubura abasirikare benshi gutya mu ntambara yabereye muri Kongo. Ibi ni ukubera ko mu Rwanda hari uburyo butandukanye aho batemerewe kuvuga, nta nubwo bemerewe kurira babo bapfuye, ni nkaho biba bitabaye. Ariko iyo usomye raporo ya Human Rights Watch cyangwa ukareba inkuru zakozwe na National Broadcasting Channel, televiziyo yo muri Amerika, ubona amarimbi agenda yiyongera buri gihe. Ariko muratekereza ko ayo marimbi yiyongera kubera iki? Iyo bitaba ubutwari bw'abasirikare bacu, wenda ubu ntituba turi kuganira ahangaha. Bityo rero ni ingenzi kuri buri wese, birenze na politike yacu ya diplomasi. Mu bijyanye n'ibibazo bya gisirikare, hafatwa ingamba zikwiye ku rwego rwa diplomasi. Ntitwibagirwe ko perezida w'u Rwanda atigeze atakaza isura n'icyubahiro nk'uko biri ubu mu maso y'inshuti ze bwite. Ni ukubera gusa ko twamuhangayikishije, tukaba twaramuhangayikishije ingamba za diplomasi zisobanutse, zishingiye ku murongo w'ibitekerezo usobanutse. Ku rwego rw'ubukungu, mwakurikiranye ko twatangiye igikorwa cyo kurega Apple, kandi si sosiyete yonyine, ndetse hamwe na Minisitiri w'Ubutabera Emokoko uri hano mu cyumba, turi gukora kugira ngo abo bakoresha ba nyuma twari i Geneve hamwe na Minisitiri w'Intebe, tureba uko abantu bose bungukira muri ubu bucuruzi butemewe bashobora guhagarika kugura amabuye y'agaciro akomoka ku bwicanyi. Hanyuma dufite n'urubuga rw'ubutabera. Si ngombwa gusubiramo cyane, twari mu rukiko rwa Arusha, turacyari mu rukiko rwa Arusha, kandi u Rwanda rwashyizweho inshingano kuko bidashobora ko ibi byaha bikomeza gukorwa. Nimwibagirwe, wiri mu mateka 30 ishize, nta komisiyo mpuzamahanga y'iperereza yari yarigeze ishyirwaho. Mu kwezi kwa Gashyantare k'umwaka ushize, twari Geneve hamwe na Minisitiri w'Intebe, tubona imyanzuro 2 yemejwe ku bwumvikane busesuye n'inama y'uburenganzira bwa muntu, kugira ngo habeho atari gusa itsinda rishinzwe gufasha ukuri ku byabaye, ahubwo habeho na komisiyo mpuzamahanga y'iperereza. Nsoza ku ngingo ireba itangazamakuru, urubuga rw'itangazamakuru, kuko uyu munsi turi mu ntambara ivangavanze, aho ku bw'amahirwe make demokarasi yacu irimo gukoreshwa nk'urusobe rw'u Rwanda. Mu Rwanda nta bwisanzure bwo kunyuranya ibitekerezo bubayo. Mu Rwanda nta munyarwanda wemerewe gusakaza amagambo ya Minisitiri w'Intebe cyangwa aya Judith Suminwa. Ariko se kuki twe twishimira gusangiza abandi uburozi buturuka mu Rwanda? Kubera ko amakuru yose agira uruhare mu kurema ibitekerezo byacu agamije kudutandukanya, kandi ubwo
mwabonaga ko ingamba zabo z'uburozi zitagize icyo zigeraho. Uvira bahise bashyira hanze deepfake, amashusho mpimbano ya Perezida Trump avuga amagambo runaka kuri perezida wacu cyangwa ahamagarira abanyekongo gukanguka. Ariko kubera ko twe twagize ubushishozi bukwiye, ayo mashusho ntiyatanze umusaruro bari bayategerejemo. Kubera iki? Kubera ko twishingikiriza ku nshingano z'abanyekongo aho bari hose, kugira ngo twese hamwe tugire uruhare mu kurinda, nk'uko inshuti yo mu miryango civile, societe civile yabivuze mu biganiro byabanje. Icyo dufite cy'agaciro kurusha ibindi byose, none wiri uretse inyandiko twerekanye mbere, hari n'ikibazo cyo kwimura abaturage, hari n'ikibazo cy'ibitero bigabwa ku bayobozi gakondo bacu. Ibi bivuze ko hari umugambi w'u Rwanda wo gukomeza gushinga imizi y'aya makimbirane, ku buryo n'igihe amahoro azaba yabonetse bashaka gukomeza kugira inzira zo kwinjira. Ariko kuri ingingo mushobora kutwizera, nta mwanya bazahabwa. Nsoza ku kibazo cy'ibiganiro, rikaba ariho nsoreza, kuko buri gihe humvikana amagambo avuga ibiganiro, ndetse bamwe bakavuga ko leta idashaka ibiganiro. Ibyo si byo na gato. Perezida wa Repubulika muri Gashyantare 2025 yarambuye ukuboko, ari nayo mpamvu yakiriye Dr Mukwege ndetse n'umunyamategeko Martin Fayulu. Bivuze ko perezida yiteguye rwose mu ntangiriro y'icyo gikorwa cy'abapadiri. Ntekereza ko perezida yari mu bambere babakiriye, ariko mu by'ukuri perezida ntiyakiriye gusa ibyifuzo by'abapadiri, yanakiriye iby'amadini atandukanye. Niyo mpamvu yabishyize hanze. Uyu munsi hariho inyandiko y'inzira feuille de route yemejwe n'impande zose, bireba kugira ngo tujye mu mahoro. Ariko buri Kalengayi mbwira inkomoko y'iki kibazo n'iy'umutekano mbere na mbere. Ni ikibazo gishingiye ku gitero. Mutekereza mute ko twicara tukaganira amahoro n'abantu bamwe muri twe bafatanya n'ikibi? Iyo mufite abantu bajya kuba igoma muri ibyo bice birinzwe igoma, aha ndavuga uwahoze ari perezida n'abafatanyabikorwa be bose bashinga imitwe yitwaje intwaro, bavuga ko irengera u Rwanda muri Kongo kugira ngo bagaragare, bityo igitutu kigabanyuke kuba batera inkunga. Mutekereza mute ko twakwikemurira ibibazo mu muryango iyo mufite n'abapadiri bamwe mu rusengero, tuvuge ibintu ko biri, bikwirakwiza ibinyoma ku masezerano ndetse no ku bintu tutigeze dusinya? Ni ngombwa rero uko muri ibi bihe byo kwibuka twongera gutekereza kuri uru rugendo. Ntekereza ko nta yindi leta yigeze ishyira imbaraga nk'izi muri ibi bintu kugira ngo amahoro azava muri izi gahunda zose aba amahoro arambye, amahoro ya burundu azafasha igihugu cyacu kugaragaza no guteza imbere ubushobozi gifite. Dans l'église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc il est important qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays.